uyu munsi turakomeza ku murongo wa kabiri n'uwa gatatu, ariko ntabwo turi buwurangize. Umurongo wa gatatu turigamo ibintu bikeya, hanyuma ibindi umwami uko azagenda aduhereza kugenda twiga, uzakurikiyeho azagenda abivuga. Rero mbanje gushimira Imana nyine ku bw'ubuntu bwayo, ko umuvandimwe wari wabanje yaragerageje nyine kutubwira ibintu byinshi, atugeranyiriza nyine n'uburyo nyine n'iyi si turimo rwose ari ubutayu, kandi ntabwo nyine ifavoriza abantu bose bagendera mu nzira z'umwami wacu, ku buryo umuntu wese iyo afashe umwanzuro wo kugendera mu nzira za Kristo zonyine, ntabwo isi yamukundira ngo imuhe amahoro yuzuye nk'uko bikwiye. Niyo mpamvu Bibiliya nayo iduha ibyiringiro by'uko tugomba gutegerereza amahoro mu kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Rero tubona no muri runo rwandiko aricyo basoza bavuga ko abakristo bagomba gutegereza amahoro aho hantu. Reka rero dusome kuva ku murongo wa kabiri tugeze ku murongo wa 10. Aravuga ngo mwese tubashimira Imana iminsi yose, tubasabira uko dusenze, twibuka iteka imirimo yanyu yo kwizera n'umuhati w'urukundo mugira no kwihangana kubwo kwiringira umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu ariyo Data wa twese. Bene data bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nayo, kuko ubutumwa twahawe butabagezeho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite imbaraga n'umwuka wera no kubemeza mudashidikanya. Namwe ubwanyu muzi uko twameraga muri mwe ku bwanyu, namwe niko mwadukurikije mukurikiza n'umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana mu makuba menshi, mufite ibyishimo by'umwuka wera. Nicyo cyatumye muba icyitegererezo cy'abizera bose bari i Makedoniya no muri Akaya, kuko muri mwe ariho havuye ubwaku bw'ijambo ry'umwami wacu. Icyakora ntibwageze i Makedoniya no muri Akaya honyine, ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana kwaramamaye. Nicyo gituma tutaruha tugira icyo tubwira abantu, kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye, nuko mwahindukiriye Imana mwimuye ibigirwamana, ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho, no gutegereza umwana wayo uzava mu ijuru, uwo yazuye mu bapfuye, ari we Yesu, uwo uzadukiza umujinya uzatera. Amen. Uyu munsi turahera ku murongo wa kabiri, hanyuma dukomeze no ku wa gatatu imirongo mikeya. Usibye rero kuba uru rwandiko bararwandikiye guhugura nyine ababera bo muri kino gihe, aba nyine ruvugaho cyangwa se rubwira ab'i Tesalonike, ni ukuvuga ngo nk'uko twizera ko ibyanditswe byose byanditswe n'Imana, twizera ko bifite ubutware ku bantu bose ibihe byose. Ubwo rero natwe turimo. Uru rwandiko twarusoma nk'uko twavuga nk'abakuru b'itorero bo muri Tesalonike babaga bari kwandika bavuga ngo babaga bari gusoma bavuga ngo Paul yatwandikiye kandi yatubwiye amagambo ameze gutya, ku buryo natwe aya magambo tugomba kwegereza imitima yacu as if ari twe yandikiwe, cyangwa se mu buryo
bw'uko turi kuyegera nk'aho ari twebwe ari kwaderesingaho, aho kugira ngo tuyafate cyane nk'ayabwiwe abantu b'i Tesalonike, keretse tutizera ko ibyanditswe byera bifite ubutware kubera bose b'ibihe byose. Rero natwe turaza kuza kwigishwa n'Imana biciye muri uru rwandiko. Rero iri torero ry'i Tesalonike, ikintu kimwe twamenya ni uko ryari itorero, nubwo ryari twavuga ryari rimaze igihe gitoya, dukurikije uko twabonye introduction z'uru rwandiko, ariko ni itorero nyine ryari ryuzuye, nyine navuga ko rifite n'inzego z'imiyoborere, aba elders. Ntabwo ba Paul bandikaga nko kuvuga ngo itorero twararitaye turi kure yaryo, therefore reka turyandikire tumenye ko tumere nk'aho turi kubakurikirana nk'aho aribo bakuru b'itorero baryo, ahubwo bari bafite ababo bakuru b'itorero, nk'uko tubibona mu gice cya 5 guhera ku murongo wa 12 bavuga ngo ariko bene data turabingingira kugira ngo mwite ku bakorera muri mwe, babategekera mu mwami wacu babahana, mububahe cyane mu rukundo kubw'umurimo wabo, mugirirane amahoro. Tubona ko rero hano bari kubabwira abamenyesha ibyo kugira ngo bubahe abakuru b'itorero. Aricyo tubona nyine ko iyo bigeze ku itorero tubona ko ubuyobozi bwaryo bwa nyuma nyine n'abakuru b'itorero ari bo nyine Imana itegekera muri bo. So rero tukabona ko Imana uburyo yatangagamo ubutumwa bwayo, nk'uko ubu ngubu nyine abakuru b'itorero bakiyoborera muri bino bitabo 36, Imana yakoreshaga intumwa ndetse n'izindi nyandiko zari ziriho mbere, zari zanditswe n'abera bo hambere, kugira ngo aba bakuru b'itorero noneho bo babikoreshe bayobora itorero muri rusange. So rero ryari itorero ryari ririho rifite abakuru nyine navuga ryuzuye. Ikindi navuga kandi tubonamo hano mu byanditswe byera nuko nyine bemeraga ubutware bw'intumwa. Nyine muri icyo gihe bemeraga ubutware bw'intumwa, uburyo iyo intumwa zabandikiraga urwandiko rukabageraho, nyine bavuga ati reka tumenye ibyo Imana itubwiye. Rero twebwe ubwo buryo ntabwo bugihari aka kanya, muri iki gihe ntabwo bugihari wo kuvuga ngo reka hari intumwa runaka dutegereje ngo tuzayigezeho wenda ibintu bimwe bitagendamo hano, ahubwo tubona ko igihe cy'intumwa Imana yazikoresheje kandi ishyiraho iby'iteka ryose twese tukigenderaho, ku buryo nyine abakuru b'itorero bagomba gukoresha ibitabo 36 tubona muri Bibiliya batwereka nyine inama zose z'Imana, cyangwa se a whole council of God. Iri torero tubona mu ntangiriro nk'uko iyo turi kureba kino gice nyine cya mbere, tubona iri torero hari imirimo Paul ari kurishimira, cyangwa se iyo ashima Imana. Ku murongo wa 2 atangira avuga kuntu ngo abashimira Imana, ariko ndagira ngo mbere na mbere tuze turebe nka liste y'ibintu runaka abanza gukoraho cyangwa se abanza kugenda avuga biri muri bo, hanyuma tubone kugaruka cyane ku buryo abashimira Imana, noneho tubone kugenda ari byo twigaho. Ubundi gushimira umuntu ashobora gushimira akavuga ati rero ndagushimira, cyangwa se akabanza iryo jambo uko gusa, ariko biranashoboka ko ashobora kubanza kumwereka impamvu z'ibyo bintu, akavuga ati rero kubw'ibyo ndagushimira. Paul rero ko ashimira Imana mbere na mbere, yarangiza akabona gutanga liste y'ibintu runaka Imana yakoze muri rino torero, ariko ngira ngo tubanze turebe bimwe muri ibyo, hanyuma tubone kugaruka inyuma tureba noneho ashima Imana, kuko ubwo buryo bwombi bwakora kandi bwakunda. Reka rero duhere ku murongo wa 7, aho yavuze ngo
ngo nicyo cyatumye ngo mube icyitegererezo cy'abizera bose bari i Makedoniya no muri Akaya. Icya mbere amanza gushimira Imana ko iri torero ryabaye icyitegererezo cy'abizera bose bo muri bino bice nk'uko abivuze. Noneho ku murongo wa 8 akavuga ngo kuko muri mwe ariho havuye ubwaku bw'ijambo ry'umwami wacu, icyakora ntibwageze Makedoniya no muri Akaya honyine, ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana kwaramamaye, nicyo gituma tutaruha tugira icyo tubwira abantu. Aha hose Paul aracyari kuvuga ku byo ashimira Imana biri muri rino torero. Noneho no ku murongo wa 9 akavuga ngo kuko ngo ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye kuko mwahindukiriye Imana mwimuye ibigirwamana ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho. Iki kintu rero cyari ikintu gikomeye cyane abavandimwe, kuko mu isi ya kera y'Abaromani cyangwa se n'Abagiriki ni ibintu nyine by'ibigirwamana byari ikintu nyine gikomeye cyane, ku buryo tubona no mu birego baregaga abakristo bo hambere harimo kubarega ko ngo bari abantu nyine badasenga cyangwa se batizera Imana, kubera ko badafite nyine batizera nyine izo mana zose zihari, ahubwo bo bizeraga Imana imwe y'ukuri yonyine. Rero kubona abantu babaga bahindukiye bakava mu ibyo bintu bakaza ku Mana imwe yonyine cyari ikintu mu by'ukuri cyo gushimirwa Imana. Kandi tubona ko Paul akuvuga ngo nyine icyo kintu mu by'ukuri muri mwebwe cyarabaye. Ntabwo babaye nk'abongera iyo Mana bamenye ngo bayongere ku bindi bigirwamana bazi, nk'uko tubona mu gice cya 14 Paul agera muri Atene agasanga ngo bafite ibigirwamana byinshi batambira ibitambo, ariko ngo hakaba ikindi cyitwa ngo ni icy'Imana itamenye. So ukabona ko nyine bafite that knowledge, aho gati wenda ko yenda kose hari indi Mana nayo reka tuyongereho. Paul rero akaza akayiheraho noneho avuga ati imeze gutya, iyo ngiyo niyo nje kubabwira. So hano rero bari kutwereka ko Paul yari amaze kumenya neza ko bo atari ko bimeze, ahubwo ngo ibyo bigirwamana bindi byose uko byakabaye barabyimuye, ahubwo bahitamo kugira Imana nzima. Noneho turebe no ku murongo w'10, ku murongo w'10 bakavuga ngo no gutegereza umwana wayo uzava mu ijuru, uwo yazuye mu bapfuye ari we Yesu, uwo uzadukiza umujinya uzatera. Ikindi nuko bari bafite ubumenyi buzima kuri Kristo Yesu, bazi neza ko azanagaruka kandi akaba ari we uzadukiza umujinya uzatera. Ibi ni bimwe mu bintu tubona Paul yari arimo ashimira iri torero, arishimira Imana mu isengesho nk'uko tubona ku murongo wa 2. Ntabwo rero ari ikintu cyo Paul yabonye ko ari ikintu cyo kubashima bo ubwabo, no kuvuga ngo rwose ndabashimira ko mwagize gutya na gutya na gutya, kubera ko yarabizi neza ko nta muntu ushobora kubyiha. Avuga neza ko ari umurimo w'Imana muri bo, nk'uko tubona nko ku murongo wa 4, aho avuga ngo bene data bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nayo, kuko ubutumwa twahawe butabagezeho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'umwuka wera no kubemeza mudashidikanya. Icyo tubona hano nuko ababwira ngo ibyo bintu byose buriya kugira ngo bibagereho cyangwa se mube muri kwisanga gutyo, ntabwo ari imbaraga zanyu cyangwa se kuko mwari mufite wenda imitekerereze yo hejuru mubasha kumva ibintu vuba. Avuga ati nuko Imana Data wa twese yabatoranije, kandi ikaba ikibihamya igihamya ko ari Imana Data wa twese yabatoranyije, ni uko ubutumwa bwiza twabahaye ntabwo bwabagezeho ari amagambo, ahubwo bwabagezeho ngo bufite imbaraga, ikindi bufite na mwuka wera.
rero akenshi hari igihe abantu bajya bakunda kwibaza nyine ngo ni gute se namenya ko ndi mu bantu batoranijwe. Igisubizo Imana igitanga ni uko ari ukubirebera mu kuba niba kuko ubutumwa bwiza wizeye cyangwa se wamenya ko wizeye bufite imbaraga muri wowe, cyangwa se bwaraje, atari uko ushobora kuba warabumemorizinze ku buryo umuntu wese mwahura nyine wabumubwira, ahubwo ni uko bwazanye imbaraga nyine z'impinduka cyangwa se zihindura mu buzima bwawe. Kuko nicyo turi kubona Paul arimo abibwira bano bantu, akababwira ngo kugeza n'ababwiye ngo nyine bahindukiriye Imana y'ukuri, ibigirwamana byabo byose barabita, barabireka. So gutoranywa n'Imana rero niko kwatumye bene data bizeye uku kuri kubageramo, kuko ari imbaraga, ntibiba amagambo gusa cyangwa se no kubimemorizinga gusa mu mutwe, ahubwo bikaba imbaraga z'Imana. Rero natwe ni ahantu ho kwisuzumira kugira ngo turebe se koko ubutumwa bwiza twakiriye bwa Kristo koko muri twebwe nyine bwagezemo ari imbaraga, cyangwa ni ikintu nzi neza ko nyine nanjye nzi mu mutwe wanjye, nzi ko nshobora gusobanura neza pe nk'abandi, no mu buryo ni devoting nyine kugira ngo mbashe kumenya koko kuzajya mpagarara mu bantu nkabihamya, nshaka ingingo buri mwanya ishobora kundengera, ariko ugasanga mu buzima bwanjye nta kintu cyahindutse. Ni ahantu ho kwisuzumira rero kuri twese. Ni nkaho runo rwandiko ni nkaho ari umukuru w'itorero wo w'Itesalonike uri gusoma ngo ese koko natwe twirebe ubu butumwa bwiza koko, izi mbaraga Paul ari kuvuga hano zirahari, uyu mwuka wera ari kuvuga hano, ibi bintu koko nyine turabibona byarengeje. Kandi imwe ni ikintu cyo kwitaho cyane. Mu by'ukuri ni byiza kuba tuzi ubutumwa bwiza, ni byiza kuba rwose twarabwizeye, ariko igihanga cy'uko twabwizeye koko ni ubuzima bwabwo, ntabwo ari uko tuzi neza kuko byagenda kose tubuzi, cyangwa se hari igihe twabwumvisha, ahubwo ubuzima bwabwo nibwo buhamya neza ko twabwizeye, kandi koko bigahamya neza ko twatoranyijwe n'Imana. Rero reka tugire mu mirongo turi bwigeho wa kabiri n'uwa gatatu, aho tubona Paul atangira ashima umwami, ari we na bagenzi be batangira bashima umwami, kandi bavuga ko ngo ibyo bintu ngo babikora nguko buri gihe uko basenze, bashimira umwami iri torero kubera izi mbuto tumaze kureba hano munsi zigaragara. Kavuga ko hari ibintu bashimira umwami. Ikintu cya mbere twabonaho cyangwa se twabona ni uko bisobanuye ko aba bavandimwe bita ku iri torero. Iki ni ikintu nyine, kandi ntabwo ari hano honyine tubona Paul iyo yandika asobanura ko nyine yita ku itorero yandikiye ku buryo arisengera, ahubwo tubona ahantu hose Paul yandika avuga ngo mwese mbasabira ko senze, cyangwa se akomeza kubereka nyine ko bazirikana umunsi ku munsi. Hari n'abavuga ngo mvuga buri umwe muri mwe mu izina. Rero tubona ko ni ikintu cyagaragaza ko Paul yitaga kuri iri torero, kubera ko avuga ko abashimira umwami. Ikindi bigaragara ko mu gusenga kwa Paul yasabiraga abera. Ndagira ngo turebe icyanditswe kiri mu Befeso 6:18. Ahabanza tubona nyine bibiri kuvuga ku ntwaro z'umwuka, ikavuga ko ngo ari intwaro abakristo bagomba kwambara. Noneho mu ntwaro zose avuga aramanuka guhera ku murongo w'10, abanza kuvuga impamvu yabyo, yarangiza akazivuga akavuga na buri ntwaro ikizagenda ikora,
noneho yageze ku murongo wa 18 avuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, ngo kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso ngo musabira abera bose. Akavuga ko iyi ntwaro yo gusabira abera bose nayo ari intwaro y'umwuka mu buryo mu gusenga ngo ndetse ngo no gusabira abera bose. Rero hari igihe usanga umuntu atayitaho nyine nk'intwaro y'umwuka koko iyi nyine yo gusabira abera bose. Abantu baje nyuma twatangiye turi kwiga mu rwandiko Paul yandikiye Abatesalonike, turacyari mu gice cya mbere tugera ku murongo wa 2. Tukabona ko ari kuvuga ko uku gusengera abera bose nayo ari intwaro y'umwuka, kubera ko uko usengera abera bose niko nawe urushaho kugomeza kungukirwa, kuko hari uko abera bakomeza kugenda bagira ingeso nziza, mu by'ukuri nawe bigufiteho inyungu, ariko cyane cyane nyine ntabwo ugomba kuba uri kureba izo nyungu wenda bizakugeraho kuba wenda abera bari kugira ingeso nziza, ahubwo ugomba kuba uri kureba uburyo ugomba kubasabira kugira ngo bakomeze kugira imibereho inejeje Imana ku giti cyabo nyine, utaranaza no kuri benefit we bizakugirira, ahubwo kugira ngo abavandimwe bene data bakomeze kubaho ubuzima bwo kunezeza Imana. Rero Paul akagaragaza ko iyo ngiyo ari intwaro y'umwuka, nubwo mba mbona akenshi iyo turi gutekereza cyane ku ntwaro z'umwuka tuba turi gutekereza agakiza nk'ingofero, gucana nk'icyuma kingira agatuza, ubutumwa bwiza ngo nk'inkweto, ukuri nk'umukandara, nyine ugasanga ibyo nibyo kenshi tuba tuzirikana cyane buri gihe uko turi gutekereza ku ntwaro z'umwuka, aho ugasanga ku gusengera abera bose ntago tukugira nk'intwaro y'umwuka. Rero turabona ko nako kurimo. Rero tubona ko Paul agaragaza ko nawe ibi bintu yabikoraga, agasengera abera bose. Ikindi bigaragaza ko Paul yakomezaga gushimira Imana kubera ko yabaga azi neza ko izi mbuto zose ziri muri bano bene data ziva mu Mana ubwayo, ari Imana ubwayo izibahereza. Nyine ntabwo yafataga ngo abashyireho ibisingizo nk'abo ubwabo, avuga ati rwose ibi bintu ndabizi neza ko mubishoboye. Hari nk'igihe umuntu ashobora kuvuga ati yo muvandimwe ndabizi iki kintu, ndabizi ko ubu ugifiteho amakuru ahagije, ariko ushaka nko kukubaza wenda uti none wenda ibiri ubu bigeze he, kuko nyine azi neza ko ayo makuru urayafite. Ariko Paul ntabwo ari cyo ari gukora, ahubwo ishimwe ryose uko ryakabaye ari kurifata akarishyira ku Mana, kubera ko twabonye ko niyo yabatoranyije, kandi igihamya cy'uko yabatoranyije ni uko ubutumwa bwiza bakiriye ngo butabagezeho ari amagambo, ahubwo bwabagezeho ari imbaraga. Reka rero tugire ku murongo wa 3. Ku murongo wa 3 tutangira tubona ibintu, tubonamo ibintu bigera nko kuri 3, ariko buri cyose nyine kigenda gifite icyo kizana. Reka tuwusome. Navuga ngo twibuka iteka imirimo yanyu yo kwizera, ikindi n'umuhati w'urukundo mugira, ikindi ngo no kwihangana kubwo kwiringira umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu ariyo data wa twese. Namubibona turabonamo kwizera gufite imirimo. Ikindi turi kubonamo ni urukundo rufitemo gukorera cyangwa se serving. Ikindi ni hope cyangwa se ibyiringiro, nanone bifitemo kwihangana. Amen. Turaza kubona ko ibi bintu mu by'ukuri biri buze kuza kubakiranaho, ku buryo
umuntu atakubwira ngo mfite gukorera ariko yataye ikintu cyitwa urukundo, cyangwa se avuga ati njye mfite imirimo ariko yataye ikintu cyitwa kwizera, cyangwa se avuga ati mfite patience cyangwa se kwihangana ariko atari yataye hope. Ahubwo tuza kuza kubona ko uko Paul nyine yabiristinze bigenda bikurikirana. Tubona rero Paul cyangwa se we n'aba bavandimwe banditse urwandiko bafatanyije gutanga message y'Imana. Tubona batangira bashima Imana kubwo uku kwizera gufite iyi mirimo, nkuko twayibonye niyo twasoma wenda nko ku murongo wa 8 kuko muri mwe ariho havuye ubwaku bw'ijambo ry'umwami wacu, icyakora ntibwageze i Makedoniya no muri Akaya honyine, ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana kwaramamaye, nicyo gituma tutaruha tugira icyo tubwira abantu. Bavandimwe, ntabwo ari uko aba bantu bahoraga bagenda nyine bavuga ibyo kwizera, bavuga ati turizera ibyo gusa, ahubwo nuko imirimo y'uko kwizera nyine niyo yatumaga abantu bose mpande zose bamenya ko aba bavandimwe bafite kwizera. Mu by'ukuri si uko bagendaga nyine babidescribing bavuga ati twebwe buriya i Tesalonike buriya turizera, ati buriya twizera umwami Yesu twaranakijijwe, ahubwo nuko ngo imirimo yabo yo kwizera kwabo yatumaga abantu bose aho bava bakagera bamenya ko aba bavandimwe bizera. Rero ngo bigatuma ngo bikorohereza umurimo ba Paul, ku buryo iyo bavuga kwizera abantu batirwaga nyine bajya kurwana n'ibindi bintu. Akenshi mukunze kubona nk'ubu ngubu umuntu avuze ibintu byo kwizera ndetse n'agakiza k'ubuntu, ubuzi neza ko ugiye kubanza kurwana intambara nyine nyinshi yo kubanza gukuramo uko n'agakiza kadatuma umuntu yikorera ibyaha. Yaza kuba abantu bose bizera ukuri babayeho ubuzima bwera, ntabwo iyo ntambara tuba tuyirwana. Ariko impamvu turi buze kuza kubanza kubuzi ngo ngiye kuvuga iby'ubuntu bw'Imana, ngiye kubanza nkuremo ko kwizera kudatuhesha gukora ibyaha, ubuzi ni ukuzi ko nicyo kibazo cya mbere abantu bari buhite bakubaza, kubera yuko kwegenda kose hari igitekerezo kiri mu bantu cyuko umuntu ubuze uburenganzira bwe bwo niba nabyita uburenganzira simbizi bwo gushaka gukorera ijuru, araba ari kumva ko nyine umubujije ibyo ashoboye, kandi mu by'ukuri no kutamenya nuko atabishoboye. Ariko nanone ikindi ni uko hari abantu bafata iby'ubuntu bw'Imana bakabuhindura iby'isoni, bakabuhindura ibyo kwiberaho ubuzima nyine butigeze bugira impinduka, ku buryo noneho kubona uyu muntu ari buze kuza kwihisha mu buntu, biri buze kuza gutuma abantu runaka batari buze kuza kumenya ko kuko ubu buntu budukiza ari imbaraga zihindura umunyabyaha agatangira kubaho ubuzima bwera. Amen. Rero abavandimwe bo Paul ari gushima Imana kubw'uko ngo rwose ntibyirirwa bimugora kugenda ajya kudefendinga ibi bintu cyane, kubera ko azi neza ko ibyo ari kubabwira abantu baba bari buze kumva ko ari nk'iby'Itesalonike bizera, avuga ati rwose turumva iyo message natwe dukwiye kuyakira, nubwo nyine bitava mu bushake bw'umuntu ahubwo biva mu kuba Imana ari ibitanze. Ariko uko byagenda kose mu buryo Imana ikoramo nuko iyo abavandimwe bari kwera imbuto nzima biba byoroshye kugira ngo n'abandi bantu bari buze kuza kumva iyi message, niyo bayihakana yo ubwayo ariko ntabwo bari buze kuza kuba bari guhakana imbuto zayo kuko bazibona mu bandi bantu. Amen. Umwami arushaho kutugirira ubuntu. Rero tubona kwizera wenda ariko tubanje guheraho, tubona kwizera ari ikintu Imana ivuga mu byanditswe byera nk'ikintu gitangira ubuzima bwacu bwa gikristo, tukakibona nanone nk'ikintu gikomeza kubeshaho ubuzima bwacu bwa gikristo ndetse no kugeza ku iherezo. Reka wenda dusome mu rwandiko Paul yandikiye Abaroma igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 17, aho avuga ngo 17 aravuga ngo
ngo kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera, ugakomezwa nako, ngo nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Rero bavandimwe, tuba turi kureba kwizera, hari igihe akenshi ujya usanga byoroshye ko umuntu ashobora kugufatira nko mu itangira ry'agakiza kacu, ko ni cya gihe umuntu akura ibyiringiro muri we no mu byo abashije ndetse no mu bimuzengurutse byose bishobora kuba yakagombye kuba yizereramo, ahubwo agashyira ibyiringiro mu mwana w'Imana waje agahanirwa ibyaha by'abantu rimwe risanga ube bihagije y'iteka ryose. Akenshi rero hari igihe umuntu atekereza ko nyine ibyo bintu kwizera kuba icyo gihe nyine umuntu aba akoze igikorwa cyose kirangiye cyo kwizera. Mu by'ukuri tubona ko Bibiliya iri kutubwira kwizera, kutubwira nk'ikintu koko niko kutwinjiza muri ako gakiza nk'uko tubibona. Ikindi niko kugakomeza, ikindi nanone niko kubeshaho uwukijijwe. Amen. Bibiliya iravuga ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Amen. Gukiranuka rero kwacu kuzarushaho kuba kuzima kubera ko twizera. Rero uku kwizera turabona yuko ni ikintu gitangira kandi kigakomeza. Rero kwizera twabifata nk'aho ari nk'ubuzima. Ni nko kubona umuntu yinjiye mu buzima, ko yenda kose azakomeza abeho kugeza igihe nyine buzarangirira. Hari igihe kwizera kwacu kuzaba kurangirije manda yako, ni igihe ibyo twizeraga noneho tuzaba twageze mu mwuzuro wabyo, twageze mu ijuru. Ntabwo tuzaba tukibeshejweho no kwizera, ntabwo nyine tuzaba tukiri kugenda tuyoborwa n'ibyo twizera gusa, ahubwo noneho tuzaba turi mu mwuzuro noneho w'ibyo twizeraga. Amen. Niyo mpamvu icyo gihe noneho kwizera ntabwo noneho ariko kuzaba gukeneye, ahubwo noneho tuzaba turi kureba noneho ibijya twizeraga, turi kubyenjoyinga kandi turi kubyishimira. Rero uku kwizera ni ukwizera ngo ugufite ngo niwe wenyine ushobora kunezeza Imana. Reka dusome mu Baheburayo igice cya 16 cya 11 umurongo wa 6. Mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 6 haravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera uwishaka. Iyo umuntu atarakizwa cyangwa se atarizera, Bibiliya imwita umuntu wa kamere. Imirimo yose yakora, ingano yayo yose, ntabwo ishobora kunezeza Imana kubera ko ari uwa kamere. Rero Bibiliya ivuga ko kugira ngo umuntu anezeze Imana ngo ari uko aba yizera. Ku buryo mbere y'uko turi buze kuza kujya kuri conclusion no kuvuga ngo uyu muntu anezeza Imana, ntabwo turi buze kuza gufata uwo mwanzuro on the basis y'ibyo tumubona nakora koko, ahubwo turaza kuza gufata uwo mwanzuro dushingiye kuri ibyo tumubona nakora, ariko tukaba dushingiye nanone kuri faith yiwe. Niba afite kwizera kuzima ariko kandi akaba ari kuguhamisha imibereho yiwe, turaza kuza kubona ko noneho Bibiliya ihamya ko uwo muntu abasha kugira ate kunezeza Imana. Amen. Rero iyo dusomye muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 18, tubona Yakobo arimo avuga ikintu cy'uko iyo umuntu avuga ko afite kwizera ngo ariko ngo kukaba kutafite imirimo, mwene ko kwizera nta kuba guhari. Mbese n'ugupfu no kuvuga ikintu cyapfuye ntabwo kiba kikiri in existence, ntabwo kiba kikiriho. Nuvuga ngo umuntu aramutse avuze ngo mfite kwizera ariko wajya kureba mu mibereho ikabona nta mbuto nta mirimo, ko kwizera ntabwo kuba guhari. Cyakoza ku impamvu Yakobo ntekereza ko kwita ugupfu nuko nyine umuntu wenda bashaka kuvuga, aravuga ngo ko kwizera ahubwo ati n'ugupfa, ariko nko gusobanura ngo nta guhari, kubera ko kwizera ntabwo kuba konyine, ahubwo kugenda kugira imbuto zako. Ari nako tubona hano mu ba Tesalonike Paul avuga yuko ngo
hari imirimo ngo iheshwa no kwizera kwabo, ariko bashimira Imana. Rero abakristo bagomba kuba mu by'ukuri mu mibereho yabo batandukanye n'abantu ba kamere, bitari gusa kubwa profession cyangwa se kubw'ibyo bahamya, ahubwo no kubw'imibereho yabo babayeho. Ibyo bintu bigomba kuba bitandukanye bavandimwe. Aha rero tugomba kureba ko niba kuko umuntu avuga ko yizera, akaba yarinjiye muri buno buzima, avuga ko koko yinjiye muri buno buzima bwo kwizera, aho ngomba kwirebera no kwibaza ngo mbese byampaye ubuzima ki? Wenda ntarabyapurayinga ku bandi, ngo wenda ngo barimo nshakiraho wenda kubabaza ngo byaguhaye ubuzima ki, ndagira ngo ngewe ubwanjye nyine mbanze mbyibaze, se byampaye ubuzima ki nimba kuko mpamya ko nizera. Kuko turi kubona ko bano bavandimwe Paul yakomeje kugenda babwira ngo mwangeze naho mwimura ibindi bigirwamana byose, mubivana muri mwebwe, musigarana no mwarahindukira Imana nzima. Mu by'ukuri munsi yatanze liste y'ibintu avuga ati ibi bintu rwose byarakoretse. Ufite ibyo bintu byakoretse mu buzima bwawe, koko uhamya ko byaturutse ku kwizera? Ikibazo cyo twibaza twese, nanjye ndakomeza kubyibaza, nubwo nakomeje no kubyibaza nkiri gutegura. Kandi ikindi nyine nidusanga ntabyo, turushaho gusenga kugira ngo Imana iduhereze ubuzima bwo buhindutse. Umuntu wizera ntabwo arushaho gusa nk'uko isi isa, ntabwo arushaho kugenda afatira imyanzuro ye ku buryo isi yumva ibintu, ahubwo ayifatira mu buryo Imana yumva ko yategetse ko ibintu bigomba kugenda. Amen. Imana irushaho kutugirira ubuntu rero bavandimwe, kugira ngo turusheho kugenda twisuzuma, turebe nimba koko dufite izi mbuto zo kwizera, abantu bahamya ko twizera. Rero kwizera nanone twongeye kukurebaho, turareba nanone ese kwizera kuduhesha iki? Icya mbere tubona ni uko kwizera kuduhesha ubusabane n'Imana mu mwana wayo. Amen. Kwizera Kristo Yesu wishyizeho ibyaha byacu, kumushyiramo ibyiringiro byacu, kumureba nkawe wenyine ufite ijambo rya nyuma ku gakiza kacu, kumureba nkawe wenyine ufite wenyine nzira itugeza mu ijuru, ngo ibi nibyo biduhesha ubusabane n'Imana umwami wacu. Ikindi biduhesha kugira ibyiringiro by'igihe kizaza ko tuzabana n'Imana mu ijuru, kuko twahawe agakiza k'iteka ryose. Ikindi ubwo nuko kuba kwatwinjije mu kuba Imana yatugize abana bayo mu buryo bwa adoption, nkuko tubona aricyo Bibiliya yerekana. Ntabwo Imana itugira utumana dutoya, ahubwo Imana itwinjiza mu muryango wayo, iratwadopta. Abantu muze kubireba mu gice cya mbere cy'Abefeso, Paul avuga nyine ko muri migisha twaherewe muri Kristo Yesu harimo adoption, cyangwa se kugirwa abana b'Imana tuzanywe mu muryango wayo. Ntabwo rero Imana itubyara, hari ukuntu abantu bajya babigoreka bagashaka kubifata noneho bagahita babinganisha nuko Kristo ari ngo ariko natwe turi imbere y'Imana, ariko ntabwo ariko bimeze. Ahubwo twebwe ni adoption, Imana iratuzana ikatwinjiza mu muryango w'abana bayo, mu gihe Kristo ari we mwana w'Imana rukumbi w'ikinege. Amen. Namashobora kutugirira ubuntu rero. Rero turakirwa mu muryango w'abana b'Imana kubwo kwizera, tukaragwa iby'iteka ryose kubwo kwizera, tukabarirwa ibyaha byacu kubwo kwizera, kandi tukabasha guhabwa gukiranuka kubwo kwizera. Amen. Rero hari icyo yavugaga ngo uko kwizera nyine kwagize imirimo muri mwebwe
koko igaragara kandi ifatika. Kandi ibi bintu bavandimwe, ahantu hose hagiye haba abantu bizeye ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo bigeze babaho badafite koko impinduka cyangwa se imirimo iri buze kuza guterwa nuko kwizera. Ndagira ngo nsoza turebe ibindi bisigaye tubikoreshe mu mirongo imwe tugiye gusoma, kuko iyi sobanure ntabwo turagira ibindi bintu runaka tuyivugaho. Mwihangane gato tuyisome. Ni mu Baheburayo igice cya 11. Mu Baheburayo igice cya 11, mureke tuyisome, ubundi duhere ku murongo wa 3. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Ku murongo wa 4, ngo kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Murabona ko uku gutamba igitambo kwa Abeli ntabwo ari uko wenda yakunda gutamba ibitambo, ahubwo nuko ngo iki gitambo kizatambye sinuko arazi gucagura, sinuko aragize gute, ahubwo nuko kwizera kwe ngo niko kwamuhaye kuba yatamba igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Ngo ni nako kwatumye, ngo ni nako kwamuhaye guhamya ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahanyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Uwo ni Abeli. Ku murongo wa 5, kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ahangaha abavandimwe ni imbuto zo kwizera. Imirimo cyangwa se imibereho y'uyu muvandimwe Henoki ngo yanejeje Imana. Reka dutare ku murongo wa 6 uko twawusomye, ngo kwizera, utujye kwa 7, kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Bavandimwe, ngo Abeli yizeye n'ibintu noneho ngo bitaranaboneka. Nowa yizeye ibintu ngo bitaraboneka, kuko Bibiliya ivuga ko mu gihe cyo hambere ngo ntabwo imvura yajyaga igwa nyine nk'uko tubona imvura igwa, ahubwo ngo Imana ngo yajyaga ngo itanga mu butaka, ngo yajyaga iturutsa ikime mu butaka, ngo hanyuma ngo ikanetesha nyine ubutaka, nta mvura iragwa. Kuri kiriya gihe cya Nowa, kuvuga ngo imvura igiye kugwa nyine cyari ikintu umuntu atakirwa ananizera, nyine atakirwa atabona umwanya. Ni nk'uko nk'aka kanya umuntu ashobora kubwira ngo nyine ngo imvura igiye guturukamo hasi mu butaka, ngo amazi agiye guturukamo hasi mu butaka ajya azamuka, byakugora kubyumva keretse nyine Imana kuko yagwaye ku kwizera. Ariko ngo kwizera kwe ngo niko kwatumye yemera ko ibyo bintu Imana imubwiye koko ari iki, ari ukuri. Bityo ngo bituma ngo amenya ko koko ibyo bintu bigiye kuba. Ku murongo wa 8, ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, agenda atazi iyo ajya. Kwizera, muri kubona ko kwizera ntabwo kwize na rimwe kuba konyine, ahubwo buri gihe cyose turi kubona ko ibyanditswe byaba biri kugenda bitwereka ko abavandimwe bose kwizera kwabo kwagiye guhamywa n'imibereho yabo, ndetse n'uburyo bumviraga Imana, ndetse n'uburyo bayihaga. Rero nicyo tubonye Paul ari gushimira Imana, ababwira ngo ari gushima Imana kubw'aba Batesalonike ko kwizera kubw'imirimo yo kwizera kwabo. Rero bavandimwe, navuga ko dusoza ntabwo twasoma iyi mirongo yose, wenda mwaza kugenda muyisoma mukabona ngo ukuntu ngo Mose nawe ngo kwizera ngo ariko kwatumye ngo abona ko ngo gutukwa ngo ahorwa izina rya Kristo ngo ari ubutunzi ngo buruta ubwo abanyegiputa bose batunze. Rero tuze gukomeza kwisuzuma, tukomeza kureba mu buzima bwacu tureba nyine kwizera kwacu kwazanye iki. Ese abandi bene data bambonaho koko izi mbuto zo kwizera?
hari uburyo Imana imbona kuko, ariko hari n'uburyo bene data noneho baba babona ko uyu muvandimwe akavuga ati byibuza uku kwizera kwiwe koko natwe tukungukiraho, natwe tubona koko imbuto zako tukazishimira tukaziryoherwa. Ese koko ibi bintu birahari? Niyo mpamvu rero tubona ko kuko i Tesalonike byari bihari, tubona ko Pawulo ari gushimira Imana ku bwabyo, agashima Imana, ashima Imana ko ariyo yabihaye aba bene data. Kandi dusoje abavandimwe, ubukurikiyeho uyu murongo wa 2 nturangiye, ni ukuzareba ibindi bikurikiyeho.